dukoze ku yindi ngingo baravuga batari ku bundi umupira baravuga bati hazamo amarangamutima ibyabaye byo ni amakosa atari ko umupira amarangamutima araza ni kuremenya avuga ati ubundi iriya stade ya Bugesera yo ko ari ubwa mbere abantu bari bicaye hariya hantu bagatanga ingero bakavuga bati stade ya Ngoma bakavuga bati stade ya Huye bakagenda bavuga bati stade ya Nyagatare hari ahantu hari iriya myanya ariko abantu ntibicazwayo kuko ni igihuru hari nk'Ubugesera kiragihande ni igihuru babanje gutema ibyatsi bati ntibicazwayo bati nabyo ni amakosa yakozwe ati kandi ibintu bisohoka mbere federation irengaho irabyemera perezida akakubwira atari kubyo ngibyo naho bihuriye stade yujuje ngo washaka kuba iromologe iremewe yujuje ibyangombwa n'itafari yarikuramo yarisenya aravuga ati ikibazo saho bari bicaye ahubwo ikibazo nabari ubwabo ikintu gikomeye buriya ikintu gikomeye njya mbona no mu kiganiro perezida wa Ferwafa yagiranye na televiziyo y'u Rwanda gituma niyo abantu baceceka ariko bashobora guceceka batanyuzwe iyo equity y'umupira w'amaguru iyo equality and equity ibitubahirijwe hari ibintu byabaye bigaragarira amaso kandi biri obvious sibyo habaye anticipation mu kurekara mu basifuzi bataranajya hanze habaho guclaiminga bavuga ngo abasifuzi mpuzamahanga mwabahaye imikino ikomeye icyo kirirengagizwa nkaho kitabaye ibyo naryo ni ikosa mushinjwa nk'abanyamakuru bretse gato icyo bashinja n'ubundi umupira uzakomeza uvugwe nta kintu kizabuza abanyamakuru kuvuga umupira w'amaguru niko kazi kacu sibyo icyo wakora tuzavuga umupira w'amaguru kandi ntabwo abantu ari injiji ikindi perezida yavuze ngo ibitego Bugesera yatsinze ngo soruca abana ngo ntibiri obvious yego igitego cya mbere cya obvious penalty Bugesera yatsinze yinjije neza sibyo nta makosa yabaye mu gutera penalty ariko se igitego cya kabiri cya Bugesera iyo penalty yatanzwe bigenze gute Rayon Sport yakorewe ikosa muri surface mu buryo buri obvious umusifuzi arabyirengagiza uretse gato mu gihe abakinnyi barimo gukora claim hari abahanwa yego abafana bari advised yo kwitwararika bagakontrola ama emotion n'igitego cya kabiri mu gihe batemeranya n'ibyemezo by'umusifuzi perezida niho yakavuga ati niba Rayon Sport mwararekaranye penalty ntabwo mwari kuyirekarama kandi umuntu umusifuzi nyine yayanze mwari gukomeza mugakina mukajya kuzibiriza mu ryanyu atari ko mwarekaramye cyane bakarekarama nyuma y'umukino mwarekamye cyane byatumye nyuma y'umukino ariko ibibazo ni ibintu bihoraho kandi nyuma y'umukino nta mukino ushobora gusubirwamo amanota atatu bayagize ariko abasifuzi bafatirwa ibyemezo iriya ni match iriya ni match izira match bazita title deciders ni imikino igiye n'utwara igikombe no ku imikino ya nyuma ni imikino ushobora gutakarizamo igikombe cyangwa se ukakiboneramo biri obvious ko ibyemezo by'abasifuzi sometimes ushobora kwajita abakinnyi sibyo n'abafana niyo mpamvu federasiyo itagomba kwirengagiza ko ifite umukoro wo kuminimiza urumva kuminimiza dute nuvuga ngo niba ari umukino ubanziriza imikino ibiri ya nyuma equipe ushobora kubona igikombe cyawe kagitakarizamo urimo anje iri hejuru kuri Bugesera ushobora kumanuka kuri Rayon Sport ushobora kubura igikombe cyawe kagitakaza bakabaye bicara igihe kire umwanya munini bakadesida ku basifuzi bazayobora umukino urugero umusifuzi ari yitwa nde uri wasifuye umukino Ngabonziza Patrick Ngabonziza Patrick Ngabonziza umukino heruka gusifura twibukiranye ko habayemo ibintu biremereye umukino wa Viziyo na Marine n'amashusho abantu barafite Viziyo yatanze ikirego icyo kirego federation ntigeze ikikora reaction ntigeze igisubiza ngo gifate umwanzuro bahita mu indi match ikomeye ese abasifuzi bose mu Rwanda bari bafite ibirego muri federation kuri match ziheruka oya urukumva icyo kintu umusifuzi Patrick Ngabonziza muri federation harimo case ye yatanzwe na Viziyo ku mukino w'umunsi wa 27 iyo case batarayisubiza ngo barebe niba yarakoze amakosa aremereye bahisa mu indi match ikomeye kapitale ibyo se nax kandi iyo Viziyo yatanze icyo kirego inatanga n'ibimenyetso exactly itanga ibimenyetso bigaragara hari abandi basifuzi batari bafite iyo case kuri match heruka yavuba bishoboka ku buryo nibura igihe bashobora kuba umukino bavugaga ngo aba nibura niba heruka kwitwara neza mu mikino heruka icyo rero Ferwafa nta hantu yagihungira ikikeneye gukora nuko nibura umupira nuhagaze uzakomeza bajye bagerageza baminimize dute mbere y'umukino siri tukumikino ikomeye naho ntabwo wakuraho ko hari ibintu byabaye mu misifurire icyo se no wagikuraho uruvuya mu misifurire gorira
kuri match ya Gorilla na APR misifurire kuri match ya Bugesera na Rayon Sport wahana abafana wagira ute ariko ku kintu cy'imisifure n'ubutabera no kutabaga mu mupira w'amaguru hari akazi gakomeye ko gukorwa karimo. Igisigaye cyo kureba urumva Rugango yagarutse kuri komiseri, kuri raporo ya komiseri nawe yatanga raporo ibuke ko ntabwo afite ahantu ari kurebera amashusho nawe yandika ibyo abona bigenda kuko nawe komiseri nta handi arebera nawe iyo abireba bigenda bicaho akanota hanyuma ahubwo inuvuga ngo iyo komisiyo ko yo hari ibindi nyine hari amashusho aba yaje bo baricara bazige nibura tuzabone ibindi biri inyuma y'ahangaha bitangazwa nkuko n'ubundi muri ritangazo rivuga ko abasifuzi hari abahagarikwa ndetse abandi bakirukanwa hanyuma ikindi biraba nyine bwo aribyo dusigaje kureba raporo ya komiseri kwa ko nawe raporo ya komiseri nawe abona bigenda critique zikorwa ku wa mbere match nyinshi zabaye muri weekend nyine kuko niho match nyinshi ziba ku wa mbere nibwo bicara bagakora evaluation nyine bagasubiramo amashusho bakareba ibyemezo byafashwe ku wa mbere hari igihe baba batarabona version y'amashusho bifuza hari angle bakubwira ngo iyi match dufite ifite angle itatuma tubufata icyemezo reka dukomeze dushake indi angle muri ko gukomeza gushaka iyo angle uwo wa mbere ntibafata ibyo byemezo kuri aya meza busesenguzi dutegereje kureba niba hari reaction izaba. Umusifuzi twanga Bisonga Patrick ubu ntabwo raporo irahabwa agaciro kuko umukino nturarangira uzarangira case ye yigweho zizigwa ari case ebyiri iyo kuri match ya Vision na Marine niyo kuri match ya Bugesera kuki wiga kuri case ebyiri z'umusifuzi umwe mu mikino ibiri kurikiranye ese tuvuga ngo abandi basifuzi bose 90 bo mu Rwanda bose bafite kese ku buryo warebye ubona nta wundi musifuzi ariko uri clean iki kintu tucyumveho kimwe kuba umusifuzi yasifura match bosi we komiseri w'umukino akavuga yuko yakoze akazi neza Ferwafa umwe mu bo yasifuriye akavuga yuko yasifuriwe nabi icyo gihe Ferwafa ifite kuvuga kuri match ya Vision biratandukanye Vision yatanze ikirego iyo equipe itanze ikirego ivuga ko yasifuriwe nabi iyo batanze ikirego swat Ferwafa ishobora gusubiza ivuga ngo umukino wagenze neza dukurikije raporo ya komiseri nibyo twabonye mu mashusho kuko nyine baba bafite ibimenyetso facts sibyo ndakubwira ko iyo case ya Vision ntabwo irasubizwa ntabwo tuvuga ngo yasubijwe bavuga ko bitwaye neza no Vision ntabwo igeze isubizwa kubasubiza gusa kubasubiza nibura nkuko basubije Rayon Sport isaba bamenye ko ngo turacyari kubyigaho turacyari kubimenyetso ahubwo basubije Rayon Sport bihuse bayibwira ko ibyerekana amabya bafite ishingiro kandi Rayon Sport kandi bitaraba iyo kuri match ya Vision ya Vision na Marine FC uko byagenda kose Ruvuya uko twabihengeka kose ikibazo cy'imisifurire muri shampiyona kirahari ikibazo cy'abafana ni ikibazo gikomeye safety ku kibuga umutekano w'abafana n'abitabiriye umukino bose n'abasifuzi ni ingenzi abafana bagomba kwitwara neza ariko ibyo ntabwo bikuraho ikibazo cy'imisifurire gihari kandi ko amakipe ataka ari menshi sibyo tugaruye kesi zabaye muri sezo ku bibuga bitandukanye twasanga ntabwo twabona umwanya wo kubikina it's unbelievable. Hanyuma ikindi kintu kuri kese kuko icyagaritse match cyiswe umutekano muke ku kibuga Ruvuyanga twese turabizi Stade Amahoro rya joro ryo kugerageza Stade Amahoro wabonye ibintu byabaye ira kese abantu baba imivundo bamwe bagwirirana ariko urabizi ko match zindi zakurikiye kugeza na match iheruka kubera kuri Stade Amahoro ntabwo bira ibintu bikiba hafatwa ingamba ziremereye hafashwe ingamba z'uburyo bazajya bagenda baca imirwi ku mirongo abantu 50 abantu 50 nuvuga ngo bagakora ibika nk'ibika nka bitandatu ku buryo abantu batari buze kugerera kuri abantu banyuma ari umuvundo no gukoresha amarembo yose ya stade nuvuga ngo ubwo buryo rero bwakozwe niba mwarabonye ko Stade Amahoro kubera ko ari igikorwa remezo cy'ingenzi mwara preventinze ubu ngubu ibyo bintu twaba tutakibibona kubera iki iyo stade ya Bugesera cyangwa se n'ahandi hose nka Ferwafa mutaziga ubwo buryo mu buryo bwo komorga stade bazajya mu preventinga ko abafana baba benshi twakwiyanagaza tukavuga ko equipe ya Bugesera yakiriye abafana abanganya ubushobozi na stade oya ntabwo byabaye kuko twari bizi binjije abafana kugeza ku munota nka 20 w'umukino ku preventinga binjije abafana barenze ubushobozi bwa stade icyo nta muntu ugeze kigarukaho kuko kiratuma dutunga urutoki ibijyanye
n'imyinjirize n'abacuruzi kandi ibyo biganisha ku kuba haba umuvundo tunaretse n'abateye amabuye abantu bamwe bashobora kuhaburira ubuzima abandi bakabura umwuka kubera ko umubare wabaye mwinshi kandi uri ahantu hatoya hegeranye. Icyo ni Ferwafa igomba kuzana yo gukosora kuri Ferwafa. Ariko hari irindi zina ritavugwaho rumwe riba muri Ferwafa, iryo zina ni Kalisa Kamarade Adolphe, secrétaire général wa federation. Cyane cyane abareyo ntabwo bumva uburyo rwose ibyemezo bibafatirwa, akenshi bivuga yuko ibibafatirwa ngo biba byagizwemo uruhare n'uyu mugabo, ngo bibogamiye kuri APR kubera ko yabaye muri APR imyaka 20. Kimwe mu bintu yasubije bwana Alphonse yavuze yuko umupira uyoborwa n'abawubamo n'abanyamupira, ntabwo yorwa na Kamarade gusa. Musa APR yatewe forfait, Kamarade ntiyari muri Ferwafa. Ari cyo nahimbye se si byavuze. Muhere kuri icyo kibazo perezida abajije. Umunsi APR yatewe forfait, abibaza abavuga yuko Kamarade adafatira ibyemezo APR cyangwa se rimwe na rimwe afata ibyemezo bibogamye. Nabikoraho reaction nivuga ko Kamarade abogama, avuga ko Kamarade abogama, perezida arabasubije. Nanjye nibo mbwira arababwira ngo dufate urugero. Ntabwo ari we wateye APR impaga yakinishwa n'abanyamahanga barenze, kuko se bari barenze. Ni nikosa yaba umuntu wa APR aba yaragize ukuntu abiduruvangatanya, birasaba biduruvangatanya ntiterwe mpaga. Wari umunsi wa nyuma wicaye muri office, kipe yakinisha umubare w'abanyamahanga barenza iyo amategeko, ntabwo abiduruvanya. Ariko by the way Kamarade rikwiriye kuba izina abareyo bishyiramo bakumva yuko iteka babangamirwa, kubera abareyo barabizi ko ntekereza ko byanaba vice versa. Hari umuntu wabaye muri Rayon Sport nawe wabaye akaba ari SG wa Ferwafa. Aya ni amakipe y'abakeba, ibiri normal ko abareyo binubira ibyemezo bya Kamarade sometimes iyo bitari muri faveur yabo. Ntabwo bisobanuye ko Kamarade iteka ryose arenganya Rayon, ariko nanone noneho nk'abanyamupira wakwibaza niba bwana Kalisa Adolphe ari we secrétaire général w'umupira w'amaguru mu Rwanda wa federation, ahari washobokaga kurusha washobokaga. Donc mu gihe yajyagaho hari amatora azaba, ndumva manda ya bwana Olivier yasize mu gice igiye kurangira, hazongera habandi matora ndumva mu mpera z'uyu mwaka Axel. Nubundi hari amendment yakozwe ejo bundi mu mategeko shingiro ya federation. Ubu ngubu president Ferwafa azaba yemerewe cyane kwizanira abamwungiriza yewe